uyu mwana w'umukobwa before yo kugira ngo ashakane n'uwitwa Idrissa yabanjije kuganiriza muri Ndabire naramubwira ngo ese ko hari bamwe mu bantu twagiye tuganira bambwira ngo abanyamahanga baragoranye kuba ngo uwitwa Idrissa ngo nyuma yuko akunzura mwana w'umukobwa ngo byaje kurangira urabizi abanyamahanga bari abagabo baturuka za Burkina Faso imico yo muri Burkina Faso urayizi kwataroriza ngo mu bintu bijyanye no gutera akabariro ngo buriya ngo nibabaya mu kijyanye no kwimatatura ngo buriya ngo bivugwa yuko ngashobora kuba yaraketse yuko ngo uwitwa Vestina uwitwa muri Ndabirene yirengagije irenagira ngo burya ngo barana abana kumbi ngo babana baragiye babika ibintu birangira uwitwa muri Ndabirene bimwe nakubwiraga nkubwira ngo Irene ngo zirasi size ziwe bahisha ngo nibagira ute ntibacire birarura uwitwa muri Ndabirene yahise yipanga akazi arangije abwira abo bana ati n'ubundi mufite visa zanyu mugomba kuza kwerekeza i Kigali atariko ikintu nakubwira Vestina uze kwerekeza muri Burkina Faso ujye kureba Sheri kuko n'ubundi Sheri aragukeneye uze kumwerekezaho mugende mugira ute muganire murebe ukuntu mwahu ubwo bari bamaze kugera na conversation z'ibiganiro bigiye bitandukanye nibwo uriya mwana w'umukobwa yamubwiye ngo ese daddy ko nakubwiye ngo hari ikintu genda muri Ndabire ati warakoze Imana yagini mu gihe ro mwana yarari mu bibazo wagiye kubona ubona Irene yise posting ayibere mu Emirates ari ku kibuga cya Arsenal yari yibereye mu Bwongereza ariko nawe akora ya ereri ya Irene yo none sugira ngo kuba barakoze akanama bakamuhereza umugwiza atunga Idrissa mwana Vestina yari ababwiye ngo mfita ko nagiye kumva nkumva baravuga ngo uwitwa Vestina bamusize hanze kuko iyo nkuru niyo cyane buretse nyuma yuko uwitwa muri Ndabirene abonye ko ibintu byadogereye ubundi Irene yari afite tagati yo kugira ngo Dorcas anyarukira i Kigali Vestina yerekeze Burkina Faso byaje kuri Yes, of course, como sabe pino veke of course ngo fasta mba sadafa kamwe mtoto butamwana ngenda tukative tutravoka butinyira ubwite vinije ku mashiko ndavuzwe amtisha biro hiti hotel zuba iticuti y'aba boss intijwi ry'aba diaspora ntingejwi abani kakajwe pandemic in the city mwuzukuru wa Jama Fresh Shop mwana aho umugore imbagazikani zubaka avubanye top rero speaker agacoka katseko none ntibaye gukora Mr breaking umunsi none rongira ngo wenda mwamajije kwibona kuko rabwiye ngo nitwa Media House nazanye n'undi mu Media House none mukuru bita Sky Inspiration of the youth special material ingoma material papa dopo papa Sky papa muceri akaba yitwa inyamaswa bahigana amasenga producer mu kuhera hasi kuko uyu mucongo Modeste bakubiseho uyu mucongo inkweto zavuye izo nkweto zavuye kwana uyu muco izi nkweto zaturutse ikota amasimbi ni inkweto burangiye manatumye umwe mu bacama banje bacuruza inkweto cyane baba baturutse hakurya iriya akavuga ati wabagaye ntago nava muri Amerika nakuzaniye umuzigo iyi ni inkweto guturuka muri Amerika akaba yambaye bayita rivage iyi rivage umuniko wanjye wayizanye bamwita Bero Store Bero n'umwe mu bantu bamaze iminsi bibere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko Bero kuva navuga yuko akundana na Eric Semuhungu yambwiye yuko batagicana waka arambwira ati atarika se uri kucaho ngira ngo yambaye inkweto uko mubibona guturuka kwa Bero Store kwa guturuka kwa Sheri wa Semuhungu ariko batagapantaro kakaro bayita TI abantu bakera bazi ibijyanye n'icyango ubwo barabyumva akaba yambaye rongorongo niwe umuntu wambaye karokaro akambana rongorongo zimwe zaba kofi urumidi yego kwisa ukaboko akagira n'amasaha 2 n'ibisanzwe by the way akagira ikirinete cy'umukara ariko wagera ku mucongo ngo nanze kuvuga uyu mucongo bawita 17 Pro Max 17 Pro Max 17 Pro Max ni Modeste wawe nerekera barakugisa baguze telefone za 17 Pro Max uyu mucongo bawita 17 Pro Max wewe maje gushyira mucongo wa 17 yes yego wambwiye ati umuntu bita boss Bero Store ngo ntagagikundana se mu ntago bagikundana bacanye waka
iyo nkuru nayo nzayikora ni inkuru nshaka ndimo ndagenda nohoza y'uburyo witwa Berostoa batagicana waka n'uwitwa Eric Semuhungu ibyo nabyo ni bimwe mu bintu nzagenda ngarukaho buretse yuko uyu munsi wa none atari byo bintu nkeneye kuza kuvugaho uyu munsi rero kwivugira ku mucongo wanjye bita 17 Pro Max twongera tunagaruka no ku cyangwa umuntu aba yanateguye nare babwiye ngo hano kuri Wabagaye TV tuba tumeze neza cyane Zebra Switch CEO the camera rolling maniga View Nation aka Benovia nawe ndakubona ku gatentire kameze neza cyane uyu munsi wa none rero ndagira ngo dukubite tubangura kubera ko aya makuru mbazaniye nagiye mbona ibitagazamakuru byinshi rero kuduha amakuru yego ntago twavuga ku cyangwe yego ariko umuvandimwe bita Ronta ambwiye ngo ntago tujya tumwamamariza grand frère Ronta nawe kubaha Ronta ngasigaye afite utuntu tutumanyeri ngo yigerera azagoma kizana cyangwa kimeze neza Ronta ahubwo sinzi impamvu adafite Ronta store ari kubitegura tuzamusapotinga azi nka View Nation cyangwa se tuzamushyira muri View Nation shop cyangwa tumushyire muri Wabagaye shop ni ibintu tuba tugenda dutegura mu buryo bwa buri munsi ariko Ronta store nayo tugiye kuyitegura muri iyi minsi nizere ko hari nawe tugomba kumublessinga Ronta store nawe afite amashati meza cyane ndetse n'amapantaro kuza kuzivuga nyuma uze kuza kugerageza utange nimero zawe cyane wewe ugiye kukena buno bwino tugiye kubwira umuntu ugira nkuko tuba tubwira abantu ngo ikinyobwa ni B1G suna possible cyaba cyamaze no kugera ku isoko tunababwira yuko ukeneye kurya inyama nziza cyane wahamagara uwo bita Muchoma J guturuka muri Arizona afite inyama nziza cyane Muchoma afite n'ibirayi byiza cyane bimeze neza cyane nanababwira yuko ngo iyo twibereye hano mu Nyenyeri bare uwitwa Muchoma bare cyangwa se Muchoma J Muchoma J oya Muchoma J ameze neza cyane ahubwo nacyo kintu naringize ngo nanagarukaho tunafite gahunda njye na Muchoma J yo kuzashinga akabari mu mujyi wa Kigali mu gihe abandi bantu bari muri Arizona baba bahamagara Muchoma J ariko tujye no gushinga akabari tukite Muchoma bare kugira ngo kwa Muchoma J n'ubundi still uko azajya ava muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagera muri Muchoma bare akubita bangura ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane skate rero yego impamvu naguciyemo nagara kugusuzuma yego ahubwo nuko wambwira wanganije mu gikari ibintu ugiye kuvuga numva birakomeye ndavuga ati skate ntabwo ashobora kuzata ahubwo kayitabwira abantu no nkuru reka mbanze ngutegure uyu nguyu numwe mu bantu bazanye gahunda yararana makuru numwe mu bantu bazanye cara wige irafata immediately wazanye Wabagahe numwe mu bantu wazanye ba icara wige content zigiye zitandukanye mwise papa wa content creator cyangwa se ntabwo wabukosheje yego fasha ngo waza cyo kibazo ntuje kuvuga ngo mbese kaitu amakuru ushaka uturazaho nayahe wamfura Benovia mbere yuko maze kubona influencer cyangwa se umuboroga bita Kazungu Kabosi agenda anyereka bamwe mu ba influencers batandukanye baturuka ku binyamakuru bijya bitandukanye guhera ko bita Kamarade kugeza ko bita Crodeji ndetse n'uwo bita ba Godfather ndetse n'abitwa ba Eminyawe n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye ndetse nkanagaruka ko bita DC Crema wamaze gutangaza inkuru zigiye zitandukanye wamaze kubuminga cyangwa se wagoinze viral mu buryo bw'iyi nkuru y'uwitwa Vestina Dorcas ndetse umukada wanaje akanakebura ndetse akanakumira ariko akakanya mbanje gushira akadomo kanje nibwo nimugoroba naje kwitereka kucyo bita TikTok live bamwe mu banyamakuru ndetse n'abandi baborogazi n'abandi bantu bagiye batandukanye barangije baranyanjama barangije barongo skaitu kuki watuje kuki utigeze urekura inkuru kuwo bita Vestina nukubera yuko sobuja muri Ndahabirene yaba yaragize guteyera kurugutuye umwana w'umukobwa akajugunyiriya yarangiza akagururiya yarangiza akabyitambikamo ese sobuja yaba yaragutamitse ku buryo utagomba kuduhereza ubwino ndangije ndamubwira ngo ntaguri ari databuja nongere mbisubireho n'umuvandimwe ni inshuti yanjye ibyo kuba ari databuja mbiheruka mu mwaka wa 2012 ubwo twabarizwaga muri Kokomanya yego ngane ko tuzi kuri inshuti y'uri ya muryango cyangwa ira family cyangwa se MIE yego oya MIE ni famille impamvu mbagire ngo niterekano mbagira ngo ndekure nerekana ubwino cyangwa se abantu mbahereza amakuru batigeze bamenya kuko nabandi bantu bagiye batangaza amakuru nta numwe muri bo wari ufite amakuru kuko nta numwe wigeze uganira na muri Ndahabirene nta numwe wigeze uganira na Vestina nta numwe muri bo bigeze baganira na Idrissa abo bose rero bagiye batanga amakuru mbahaye gasopo cyangwa se ndababwiye ngo mucira birarura impamvu ngira ngo mvuge ngo DC Crema cira birarura Kamarade cira birarura Crodeji cira birarura
ndetse n'undi munyamakuru wari wese wakoze kuri iyi nkuru nakubwira ngo cira birura, kubera yuko impamvu ugomba gucira bikarura ni ukubera yuko amakuru yose watangaje uburyo wagiye unabivuga. Nagiye kubona mbona uwitwa DC Karama ariteruye aravuga ngo izi message ngo ntago ngo Vestina na Irene ngo bazaho nazikuye. Yego, ibyo bintu wavuze nta na kimwe mu byo wigeze uvuga bifite fact, ahubwo tuza nkuraza amakuru nawe ubwawe wicare utuzi. Uramwicaje se DC Karama cyane, uramwicaje yige aticara ngo yige. ubufashe kamera uretse nabone ba Korodeji bose ndetse n'abandi banyamakuru muri rusange. Yego, ndagira ngo banze baganirize. yego, impamvu ngira ngo aya makuru nyakubitana n'abangura nirukanka, iyi ni inkuru ubwo uwitwa Murindahabirene bateguraga igitaramo we na Vestina na Dorcas bagiye kwerekeza muri Canada. Uwitwa Vestina yabwiye uwitwa Murindahabirene, arangije aramubwira ati muvandi, mfite ikintu ngewe kiri kunjagatera ku mutima, mfite ikintu kiri kumbaba, mfite ikintu kiri kundya, mfite ikintu kiri kugenda kinshimashima kimeze nk'ikinyabwoya kiri kundya, wambabariye nkabivuga. Uwitwa Irene arangije abakugize gutya, abamukubise supaguru ku kanwa, arangije aramubwira ngo impamvu ngushizeho supaguru ku munwa ni ukugira ngo utuze ibintu tuzabivuga tuvuye ibwote amasimbi Canada. Ngo igitaramo nikimara kurangira uzabivuge. Ariko ibintu Irene yabonye nawe yakubiswa n'inkuba. Irene yarazi yuko bari abana ari kuganira nabo batigeze bakura, ariyo mpamvu ngo hari akamesaje bahaye uwitwa Murindahabirene baramubwira ngo cyacana cyarakuze. ayiwe, wigira ubwoba. Iyo message nyuma yuko yayakiriye muri Canada, nyuma yuko witwa Murindahabirene ngira ngo mbahereze breaking, abantu mwese nshaka kugira ngo murarane aya makuru mubimenye. Ngati ngo byagenze gute? Uyu mwana w'umukobwa before yo kugira ngo ashakane n'uwitwa Idrissa yabanjije kuganiriza Murindahabirene aramubwira ngo ese ko hari bamwe mu bantu twagiye tuganira bambwira ngo abanyamahanga baragoranye kubana nabo, nge nzitwara gute? Yego, uwitwa Irene aramubwira ngo ese abandi bo bitwara gute? yego, ni ibiganiro bagiye bagira n'uwa babiri. Barangije nyuma yuko baganiriye, Irene arangije aramubwira ngo urugo rwiza uruhabwa na Nyagasani. Yego, ati nabi Imana nimba yaraguhitiyemo urugo rwiza uraza kurwacceptinga mu buryo bumeze gutya. Umwana w'umukobwa ngo aramwegera aramubwira ati ariko se koko dadi, ibi bintu uko numva biteye ubwoba? Ati nta bwoba birimo, ati ahubwo wowe fata umugabo neza, umukunde, umukundwakazi, ubundi ibindi byose bizagenda neza. Ngo uwitwa Idrissa ngo nyuma yuko akunzura mwana w'umukobwa ngo byaje kurangira, urabizi abanyamahanga bari abagabo baturuka za Burkina Faso, imico yo muri Burkina Faso urayizi, kwa teroriza odinako hari aborona urahazi, bari abagabo kandi urabizi n'ubundi ni abagabo ubona yuko ari abanyembaraga, ni abagabo b'abanyeshaza. Ngo buriya ngo binavugwa yuko ngo buriya ngo mu bintu bijyanye no gutera akabariro ngo buriya ngo nibabaya mu kijyanye no kwimatatura, ngo buriya ngo bivugwa yuko ngashobora kuba yaraketse yuko ngo witwa Vestina ngashobora kuba ari Simbi Noeline. Nkaza ngibaza ngo ese koko mu by'ukuri impamvu uyu munsi wa none ntari buze kongera kuvuga amagambo menshi muvandimwe ni ukubera yuko ibyabaye kuri uriya mwana w'umukobwa sindi buze kubirenganyiriza ababyeyi, kubera yuko nanjye nabyaye umukobwa nanjye bishobora kumbaho. Yego, bishobora kumbaho, ariko nanone nkaza nkavuga ngo ese koko bano bajyanama ubu bwabo bamufashije iki? Ni ikihe gitekerezo bamuhaye? Rega Benovia, hari ikintu tujya twitiranya, buriya gushaka ni ibintu bibiri. Banza umenye ngo umuntu ngiye gushaka yitwara te, abayeho ute, uyu muntu ese koko konversation zanjye nawe zimeze gute? Musirika niwagiye mu mahanga naguze abanyamahanga ibintu bajya bakoresha abana b'abanyarwanda, naguze byonyine niyo uri umuntu w'umugabo byonyine ugashaka umugore w'umunyamahanga, ngo birangira ngo iyo ushatse ngo umunyamahanga ngo ugeze mu rugo rwe agatangira kugufurisha amakariso. Ni ibintu byagiye biba ku banyamahanga.
b'abanyamahanga bagiye batandukanye. Ndaza nkibaza ngo ese koko Benove aba bajyanama bafashe uwitwa Vestina bakajya kumushyingira umuntu umurusha hafi imyaka 25, inama bari bamugiriye ni iyi? Ubanza usubiza amaso inyuma wibuke yuko abantu bo muri za Burkina Faso ngo ni bamwe mu bantu ku bintu bijyanye no kwimatatura bro, ngo bo ntabwo bakwa, ngo bo baragura immediately. Ibintu ndi kukubwira ndagira ngo none ngewe tujye muri cyagika nshaka kukwinjizamo, nshakaga abantu bararana amakuru kuko ngewe nagiye nkotinga kubye abantu bagiye bavuga. Ariko nubwo abo bantu bagiye bavuga nshira ngo ngewe sindi bubagaye, ariko ndaza kubabwira ngo bacire bigirute birarura. Impamvu bagomba gucira bikarura nukubera ko ibyo bari kuvuga byose uriya mwana bitangaje mbere, sinibaza impamvu ari uwo munsi babonye kugira ngo babitangaze. Ahubwo uyu munsi wa none rero ikintu ngira ngo nkubwire, uyu munsi ngewe aka kanya ubu tuvugana mfite agahinda kanateye ubwoba bitewe n'ibintu nagiye mbaza ba Vestina, barangiza bakambwira ati Papa Dobo ni wabyaye? Ati yego. Papa Dobo ni washatse? Ati yego. Iby'urugo rwawe n'uruzi? Ati yego. Ati rero natwe ni ku rugo rwacu rugize ute rumeze. Reka rero ngutere story rero. Ubwo bari baherereye muri Canada, namwe mu makuru nagiye nkurura, uwitwa Murindahabirene yirengagije amagambo witwa Vestina yamubwiye ngo ngewe before kugira ngo tujye mu gitaramo waretse nkavuga wagize waretse nkagira icyo mvuga bitewe nuko umutima ugize ute hari ubyimbye cyangwa ushaka ubyimbye ufite icyo guturika. Irenagira ngo burya ngo barana abana, kumbi ngo babana baragiye babika ibintu birangira uwitwa Murindahabirene bimwe nakubwiraga nkubwira ngo Irene ngo zirasi size ziwe bahisha ngo nibagira ute ntibacire birarura. Uwitwa Murindahabirene yahise yipanga akazi arangije abwira abo bana ati nubundi mufite visa zanyu mugomba kuza kwerekeza i Kigali, atari ko ikintu nakubwira Vestina uze kwerekeza muri Burkina Faso ujye kureba sheri kuko nubundi sheri aragukeneye, uze kumwerekezaho mugende mugira ute muganire murebe ukuntu mwahuza imbaraga ibyamunyu mu bicoce. Umwana w'umukobwa arangije yirinda kwereka uwitwa Murindahabirene yuko afite ikibazo, ahubwo amubikamo ikintu bita ngo tuzi ibyanjye nzabyikorera. Impamvu yamubitsemo ngo tuzi ibyanjye nzabyikorera ni ukubera ko uriya mwana w'umukobwa mu kiganiro bari bakoranye yabanje kumubwira atari ikintu mfite iki ku mutima. Irene aramubwira ngo rindira igitaramo kigira ute kizarangire. Irene yirengagije ibyo bintu, uwitwa Murindahabirene arangije abasezeraho arabwira ngo muze kwerekeza muri Canada, wowe Dorcas uze kugera mu Rwanda, undi nawe yerekeze muri Burkina Faso. Ariko Irene yirengagiza yuko hari ijambo uriya mwana ashaka kumubwira. Uwitwa Irene nibwo yafashe Rutemikirere yerekeza mu Bwongereza, aribwo yari afite gahunda zo kwerekeza muri Israel. Ariko Irene abanza kwerekeza mu Bwongereza kujya kureba fiance wiwe uherereye mu Bwongereza. Arababwira ati ngewe ngiye kureba sheri, mube mutuje gatoya tuzahura Kejeri. Irene afata Rutemikirere yerekeza mu Bwongereza. Nyuma yuko ageze mu Bwongereza, Irene yatunguwe no kubona message y'uriya mwana isotse. Irene umutima buramuriye, ubameze nk'umuntu wakubiswe n'inkuba. Ariko Irene arangije amaze kubibona nibwo yandikiye uriya mwana ngo ibintu by'umuryango ntabwo bigomba kujya kuri social media, siba. Akimara gusiba nibwo Irene yagiranye conversation nande n'uriya mwana w'umukobwa. Ubwo bari bamaze kugirana conversation z'ibiganiro bigiye bitandukanye, nibwo uriya mwana w'umukobwa yamubwiye ngo ese daddy ko nakubwiye ngo hari ikintu mfite nzavuga kutaneza amatwi. Ayo ni amakuru ndi gukura ikota amasimbi. Kandi nujya ubona Benove naratinze kure kuri iyi nkuru, ujya ubanza nawe uvuga ngo se kuki utarekuye, kandi ibyo bintu narabimenye mbere. Ahubwo umwana w'umukobwa Irene nibyo understandingaga cyangwa se Irene nibyo yiyumvishaga, yarazi yuko bari abana b'abakobwa cyangwa se uriya mwana w'umukobwa adafite agahinda kari kumucegeta, kubera ko Irene we understandingaga yuko bari abana bazagendera ku murongo wiwe. Kandi wibuka yuko bano bana ni abarokore, bafite inshuti, bafite abantu
baganira bafite n'abandi bajyanama batari Irene kubera ko ushobora no gusanga Irene atabahereza time ikwiye yo kuganira nabo bitewe n'uko Irene aba yibereye mu madiri yiwe n'abari abana nabo bari mu zindi zabo ntago babura abashuti babaganiriza uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire nk'ababyeyi mukurikirane kino kiganiro njyewe kuri iyi ncuro Vestine nakosa ndi bumubareho ndaza kuribara kubajyanama biwe ndi bari no ku bantu batumye ajya gushaka umuntu umurusha imyaka 25 yego wenda reka tubyite robbing ese koko Benove yaba ari robbing umuntu yaba yanaguhakinze ubundi umuntu guhakinga akajya kwandika ibyo bintu kuri post yawe abazi ufite ikiye kibazo mu rugo ese Benove ubaka kanya unde kuyeho roketi ukaniyo wagenda ugahakinga IG yanjye ukagenda ukavuga ibyo bintu nta marenga naba naraguciriye yuko mu rugo rwanjye bitameze neza baravuga ngo Benovia ikitakwisha kigira ute kiragukiza kandi abarokore bagiye bavuga ngo genda muri ndahabire ati warakoze Imana yagize ute yaraguhembye none se ubundi mu gihe uri mwana yarari mu bibazo wagiye kubona ubona Irene isa posting yibere mu Emirates ari ku kibuga cya Arsenal yari yibereye mu Bwongereza ariko nawe akora ya ereri ya Irene yo kwanda kutwereka fiance wiwe bari kumwe kuko Irene yatembereye mu Bwongereza ari kumwe n'umukunzi we fiance wiwe aribyo navuga ngo Aisha we wamba wari ukegera Benovia mukikorera igikwe Irene rwose size yawe rwose nawe zerire nakunda katari ibyo biryo ntabwo rwose Aisha ari ibiryo bya Irene ibiryo bya Irene ni cyacana gifite metero kibe bro akubwira ko Irene nese buretse mubaza none se ugira ngo ubundi Irene yaba ari umuntu ukunda zira size kugira ngo ntabwo yari kureba ijisho ryiza Vestine none se ugira ngo kuba barakoze akanama bakamuhereza umugwiza atunga Idrissa ugira ngo Irene yari kumureba hari abana bonye ngo noneho ngire ngo komeza umuteza abantu n'ubundi uzamushaka Irene ko yibere mu Bwongereza ari kumwe n'umukunzi ubesha bundi witwa Irene karerekeza muri Israel kujya gutegura igitaramo cya Vestine Dorcas none reka nongere nkubwire abantu nk'abari abanyamahanga bo muri za Burkina Faso uburyo babateye bagira ya mico yo gukunda kugira ute kwimatatura yo kuvuga ngo nimba ngushatse uri umugore nimba ngushatse uri iki uri umugore akazi kawe nukuma ibyishimo by'umubiri ntago ari nk'ibi byacu by'abakobwa biwacu hano i Kigali mu Rwanda b'abatesi uyu munsi uza akanga kugukorezaho nawe warangiza ugahita ugaponga ukamubwira ati shu nejo ni umunsi ntagaruka abanyamahanga babaho keretse uhuye n'umukobwa wakundanye n'Abanigeria ubundi ngewe nabonaga Idrissa agakwiriye kwikundira na Isimbi Noeline kubera ko Noeline we ko kazara kabashije uriya mwana ushobora kuba yaranatiti akavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho uyu mugabo ateye ubwo ubundi reka nkubaze wigeze ubona Idrissa no mu gikwamo hanabizo ariko ubukwe butegurwa amezi 2 bugahita ubona bibi zirabaye nyamara ni ibinyamvuka nkababwira ati Skype ngewe nzagera gutya nikomereze nigendere ariko nanone reka nkubwire Irene yatunguwe no kugira ngo abone ira post abone inkuru ibaye Kimomo Irene akimara kuyisiba Irene ngo kugira ngo urabizi Irene ni intyoza muri showbiz azinitangaza amakuru kandi muri breaking part 3 nshaka kubahereza nyuma y'uko Irene yagiye kureba Sheri mwibuka y'uko witwa Irene yararimo arategura igitaramo cya Vestine Dorcas cyagombaga kuzongera kubera muri BK Arena icyambere cyabere kan Kigali kiba sold out ariko Irene yararimo araplaninga kugira ngo ku itariki 25 kuri Noheli abari gukora muri BK Arena igitaramo cyanda cya Vestine Dorcas niyo target yari afite ari byo abantu bakomeje kugenda bibaza ngasi yaba ari robbing ariko robbing yo gutuma umwana w'umurokore ubundi umurokore ubaho kuriya reka n'abarokore bagende bamukatira banamutere n'amabuye yego ngewe wenda ngewe sindabatizwa nkuko nabikubwe mu kiganiro ariko hari amategeko y'idini nzi cyangwa se ni understanding yuko nta munyedini ukunda kwishyira ku karubanda ahubwo kenshi na kenshi ibibazo by'imiryango bikunda kujya mu miryango cyangwa se akaba ariho birangira cyangwa mu buyobozi ariko bara kuko basezeranye nk'umugabo n'umugore ibyabo byagombaga kurangira mu muryango ariko uriya mwana Vestine yari ababwiye ngo mfite agahinda kiki
kindenga kamere mfite agahinda kari kunyegeta mfite agahinda kameze nk'ikinyabwoya kiri kunzamuka ku mubiri uriya mwana yabira amaze kubibreakinga mbere ahubwo Irene ntiyigeze understandinga yuko umwana w'umukobwa ufite imyaka 22 aba afite ubwonko burenze ubw'umuhungu ufite imyaka 30 utarashaka. Yego neza sikatu yego biro gusoza ko nagiye kumva nkumvamo baravuga ngo uwitwa Vestina bamusize hanze kuko iyo nkuru niyo cyangwa buretse gatoya reka mbanze nguhereze iyo nkuru ukuntu imeze amakuru mfite ndi gukuri kota amasimbi nyuma yuko witwa Murindahabi Irene abonye ko ibintu byadogereye ubundi Irene yari afite tagati yo kugira ngo Dorcas anyarukire i Kigali Vestina yerekeze Burkina Faso byaje kurangira atari uko nguko diri genze birangira uwitwa Murindahabi Irene abonye yuko amazi atakiri yandi abona ko abana bakuze aravuga ati iki kibazo reka abana bamanuke bagera i Kigali uwitwa Vestina na Dorcas barimo baramanuka bagera i Kigali ejo bashobora kurara i Kigali aho bita mu karere ka Musanze ari nabwo uwitwa Murindahabi Irene azabatandukanya na shari wiwe bari kumwe bagenda baganira bahuza umubiri mu bundi buryo bana planninga ku giko cyabo bivuze ngo uwitwa Murindahabi Irene agiye kugera i Kigali gitaraganya yerekeza mu karere ka Musanze kugira ngo ajye gusubiza ibyuriya muryango ikibazo kiri hagati cyo kuba taraganirije umuryango ikibazo cyabaye kiri hagati ya Idrissa hamwe na Vestina binavugwa yuko ngo buretse binavugwa yuko ngo buriya nguriya mwana ngo ntago yigeze ateretana Shana Idrissa ngo ahubwo ngo nakantu bamukore ngo karongo pasi nka bumwe bwabaneye Imana murakoze Imana bamugisha mfura ibindi nakagaruka ngewe iyi nkuru nyifite episode nzagaruka nyibahereze ibindi kubabwira n'amakuru ndi gukuri kota amasimbi nagera i Kigali nibwo nzabaha amakuru ameze neza cyane ariko mwumve ngo Vestina hari agahinda kari kumucindagura kamumereye nabi murabizi ko witwa Claude yagiye amubangamira igihe kirekire uwitwa Claude nanatinya kuvuga yuko atagiye amurasa imijugujugu iyo kugira ngo uriya mwana acike intege zo kubaka ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntirenganya Imana niyo yubakira abantu Imana nimba bishaka ko Vestina agumana na Idrissa bazagumana ariko nanone uyu mwana yarahubutse ku myaka 45 yiyahuriyeho. Wow, we let it get